tinjira tugera mu cyumba ndicara nyine mfite ubwoba bwinshi. Ubwo arambwira ati rero ubu ngubu ikintu kigiye kubaho nutama nta kazi ndi buguhe. Bitekerezaho. Legacy TV nanone undi munsi indi nkuru genda Didi Wise kuri mic ya Legacy TV. Hanyuma inyuma ya kamera hari Isa Rurangwa. Nundi munsi nyine n'indi nkuru, it's another day, it's another story. No munsi dutemberereye umukobwa uzi kwirwanaho. Yabashije kwirwanaho mu buto bwe ku myaka 7 yarasyagaga. N'umuntu mu by'ukuri ufite ubuhamya bubabaje ariko bunatangaje. Yarakomeje ariko ikibabaje kuruta ibindi ni byaje kumubaho, ari naryo riza kubizingiro ry'ikiganiro cyacu n'ubuhamya bwe kubyerekeranye na ruswa y'igitsina mujya mwumva. Yitwa Diane, reka tumurebe. Yego nongeye kubaha ikaze. Nundi munsi n'indi nkuru, reka tuganire n'uyu muntu mubona imbere yanyu w'inzobe cyane. Ariko naboneka neza. Tangira rero twibwira amazina, tubwire nuko wavutse, ko wabyirutse. Murakoze, dukunda Diane. Nakuriye mu buzima nyine bwa butoroshye cyane. Nahuye n'ibibazo byinshi cyane mu buzima bitari byiza nyine, mbese biteye agahinda mbese. Cyane twanyuze mu buzima bugoye, ubuzima butoroshye, tucire ku mayange, tubuze kugenda tugere n'igihe watangiriye kujya mu kazi kugira ngo tuze no gukomoza kuri cya kintu turi kuganiraho cyitwa ruswa y'igitsina. Je navutse nyine mu muryango ukennye cyane, ariko umuryango kuba ukennye ntabwo nabashiburirwa n'umubyeyi w'umupapa, narizwe na mama wenyine. Nawe ariko tubana bo mu buzima nyine butoroshye, nyine butatworoheye. Biba ngombwa ko nyine tubaho nyine mu buzima natwe ubwacu tutifuje kubamo, kubera ibintu bijyanye nyine no kuvuga biturutse kubakoresha. Navuga ubwo nyine kuvuga ngo ni kubakoresha biturutse kubakoresha nyine badukoresha. Urabizi nyine abakoresha bakubwira ngo mbere yuko nyine ngo akazi ngo ndashaka ngo banzume ku bintu nyine, mbese ugasanga ari gushaka nka ruswa y'igitsina, kandi ntago wazabivamo rwose, ntago buri wese uko wajya ahantu hose ugiye kwaka akazi bakubwira ngo duhe igitsina, ntago wabishobora. Rero duhitamo kubireka. Byakubayeho? Byambayeho inshuro nyinshi cyane, no mu bitumye aka kanya nicaye nyine nta kazi mfite. Ku mpamvu nyine bituruka kuri iyo mpamvu nyine yuko usanga umubosi nyine aza ngo dusambane, ngo nguha akazi, nabyo wanabikora nabwo akakwirukana, cyangwa wenda akajya n'igihe akanaguhaga akakwirukanira icyo ngicyo, kandi wowe wari uzi ko waciye inzira nyine zo kugira ngo ubashe gukora akazi neza, ariko ugasanga nyine harimo ihohoterwa ryinshi cyane. Kukubwira nti reka tugaruke kuri icyo kintu cya ruswa y'igitsina. Byagenze gute? Uduhe ubuhamya bw'ukuntu byagenze, wenda ntutubwire amazina y'umukoresha cyangwa se y'ukuntu byagenze y'uwo muntu, ariko utuganirire uhereye mu mizi ukuntu byagenze kugira gutyo ujya gushaka akazi. Njyewe nabuze ubushobozi bwo kwiga nyine, amashuri yanjye ndayacikiriza, ndavuga ati nta kundi kuntu nzabaho, reka njye gushaka akazi ko muri hoteli runaka cyangwa mu kabari. Ndangije nyine mfata uwo mwanzuro, ndavuga ati kanjye gusaba akazi uko byagenda kose rwose ngomba kubona akazi kugira ngo nanjye mbashe kubaho. Ndagenda nsaba akazi, bose arambwira ati noneho wowe duwetaha uze kuza kumpamagara nimugoroba duhurira ahantu tubiganireho. Ndavuga ati oke ntaribi. Arangije njye ntabwo nari nzi aho yari arimo arambwira nyine turi bujye guhurira, byari ahantu nyine mu kabari hari bya bintu by'amarogi nyine marogi. Arangije nyine
mbona arambwiye ngo tujye nkarabwo muri cya cyumba, ati se icyumba n'akazi bihurira hehe, ahangaha niho nje gukorera. Arambwira ati wowe nyine vayo, ntabwo bizi se ubwo urashaka kwigira umwana. Ndavuga ati none se ibyo ngibyo bihuriye n'akazi, naje nje gusaba boss. Arambwira ati niba rero utagashaka akazi umbwira nihamagarira undi, hari abandi benshi bagakeneye. Ndavuga ati ndavuga ati okereka ninjire nyine ndebe ko wenda ashobora kuba ari akazi nyine gafatika, wasanga agiye kuma akazi keza katari no kariya ko mu kabari. Ndinjira tugera mu cyumba ndicara nyine mfite ubwoba bwinshi. Ubwo arambwira ati rero ubu ngubu ikintu kigiye kubaho, nutama nta kazi ndibuguhe. Bitekerezaho ndavuga ati nimbyanga nabwo aranyima akazi, kandi nimbyanga aranyima akazi, kandi nanone nimbura akazi ntabwo ndibasha kubaho. Reka mbyemere. Ndabyemera turabikora. Arangije arambwira ngo noneho ngo genda we ngo ndaza kuguhamagara. Noneho ndangije ndamubwira mbona aciye iminsi biratamamagaye. Se wa muntu byaje kugenda gute? Ngenda mwihamagarira nyine ndamubwira ati byagenze bite ko no waranyemera akazi nkaba naraguhaye, warambwiye ko nyine ngomba kuguha kugira mbona akazi, byagenze gute? Ahita ambwira ati wowe rwose nabonye akazi nyine ngo nyine ngo ndacyari kugushakira umwanya. Ndamubwira ati se oya, none se ko wambwiye yuko uzama akazi ukaba uri kukuzana ibintu ngibyo ngo kunshakira umwanya ntabwo urawubona. Arambwira ngo ngo noneho ngo we ngo nimugoroba nguze ngo wowe nguze ngo ku kazi ngo nkwereke neza ngo ibyo ugomba gukora, ngo kandi nutinda ngo urasanga nagahaye ndi. Ndavuga ati reka nihute batanaga akazi kandi natanze na ruswa. Urumva? Ndangije ubwo ndagiye nyine nirukanse. Nagezeyo nakozeyo iminsi 2. Ahita nyirukana. Ahita nyirukana. Ntago namenye ikintu cyatumye anyirukana, ariko nuko nyine ikintu ngiye naketse nuko icyo yashakaga n'undi yari yakibonye, nicyo cyatumye nyine ubundi anyirukana. Kuko n'ubundi byose ubundi wabikoreraho bigakunda ubundi. Niyo mpamvu yahise anyirukana, kuko we yakamaye kugira ngo anyikize, abone uko nyine wenda sinubwo nabivuga gute, kugira ngo anyerurutseho. Aba akuriye ruswa y'igitsina, arangije ntiyanaguha n'akazi, cyangwa se aguha akazi ahita nakwe kwirukanaho. Ahita anyirukana n'icyumweru maze iminsi 2 yonyine ahita anyirukana. Nanjye rero ndavuga ati n'ubundi mbayeho nabi, ko mbayeho kose nuko nguko, wenda igihe Imana izagira uko bigenza igakora ibitangaza. Ndavuga ati ntabwo ngenzo njya gutanga ruswa. Kwihangana ntabwo byari byoroshye. Twari twavuze tuti icyo nitukirangiza turaza kugaruka inyuma turebe mu mikurire yawe, mu mabyiruka yawe, kuki utabashije kujya kwiga. Uravuga uti mwabyirutse mu buzima buryana bushaririye, byagenze gute? Nyine urumva twakuze, ngiye nakuze nyine nta papa mfite. Papa wanjye nawe yaradutaye nyine aragenda. Mama rero aturera wenyine araturera, nawe nyine urumva aho yagarukiye, kuko nawe ari umukene agarukiriza aho ngaho. Nyine tubaho nabi ariko umve ngo tubaho nabi, ariko ku buryo byageze naho umuntu abana marine. Ganiriza ku by'ubumarine. Marine ni kwako nyine umuntu abajya gushaka ibintu byo muri puberi, nyine yishaka ko yabaho, nyine ko yaramuka nyine yarariye. Nyine mu magambo arambuye byagenze gute? Wari ufite imyaka ingahe ukajya gusyaga se? Byagendaga gute mbese? Wakora gute? Icyo gihe nari mfite imyaka 7, ubwo nayitangiye kuza nishakishiriza nyine no kwiga, kubera ko ndigaga n'ubundi banyirukana ku ishuri. Ndabati byo kwiga reka mbivemo, n'ubundi ntacyo bimfashije n'icyo bimariye. Akandi ngiye kwishakira inuze amahaho, njye mbona ibyo nirira.
bivamo nyine gutyo kwiga nyine nabo n'ubushobozi nabwo njya ku ishuri nta makayi nta mbese nta ipfu na ruguru ndi butahe ntaho mfite ho gutaha bivamo kwiga nyine ndabireka. Ninjira imihanda rwose njya kwiberaho ku muhanda. Imihanda wakundaga kubiseta yawe yari iyi? Cyane nakundaga kubona ibire cy'imicanga nyine ku muhanda turi aho ngaho, cy'imicanga utarayisenya niba uyizi. Cy'imicanga ukabyenza ute, ugakora iki? Wabonaga icyo kurya gute? Byakugendekeraga gute mbese? N'igihe twagendaga bakanadukubita we tugenda dukura mu mifuka y'imiceri ubaza ngo nangahe ushyira mu mufuka w'inuza wambaye w'ijipo, ugenda mu bishyimbo ubaza ngo nangahe paka ugashobora nk'inshuro nk'eshanu ku buryo umuteko uba uvuyemo. Ibyo bintu warabikoze? Cyane rwose. Noneho kujya mu isoko dukwedo hubu niye bari banzi nari metere. Wabiretse ryari? Nabiretse nyine ntangiye kujya mbona nyine kwa kundi nyine umuntu agenda abona uturakaraka agenda akora no gukura nyine mbona ntabwo nkwiye gukomeza kubaho gutyo, gukomeza kuba umurara wo ku muhanda aho gukomeza nyine nkabona wapi nanjye ubwanjye nyine nkajya mbitekerezaho nkiseka. Ngose ubiretse wakoze iki? Utwo turaka wakoraga nutuhe? Wadukoraga gute? Ni nko kuvuga nyine kubona nk'umuntu ufite imyenda akamufurira ukabona aho wenda n'ikiyede naragikoze, najyaga njya kumena na beto naragikoze nkajya nahana dukeya tubaho gutyo nyine. Hanyuma birangiye urakura ugati hamwe no gukura navuze ati wapi nabarakomeza kubaho gutya ntabwo nazabona n'umugabo. Ngomba guhinduka nkajya njya dukeya nabona amafaranga ngashinga business yanjye nanjye nawe wongeye kungendaho cyangwa ngo ngende hejuru. Warayishinze sungu? Ntabwo ndabona ubushobozi. Ufite gahunda ki? Gahunda mfite nuko nyine nyabonye cyangwa se nkagira nk'amahirwe nkabona nk'amafaranga nahita nyira. Wacuruza iki? Byaterwa nyine n'amafaranga mfite. Hagiye nashinga alimentation, hagiye nashinga akabari, hagiye nashinga nuza nyine wenda yo kurangura ndanguza amadepo amakenkayori nyine ibintu nk'ibyo byinshi bitewe n'amafaranga n'igishoro ufite nyine. Wumva wabishobora? Akazi kose nagakora sibyo kwica no kugambanira igihugu. Noneho rero tuvuge ko ufite inzozi zawe ni nk'iz'amafaranga angahe kugira ngo ube wumva watangira nk'igikorwa gifatika? Abantu babungerageje kuko ngiye kukubwira nakubwira menshi kandi nayo wite nyabona. Ni byiza no kurota buriya, reka nkubwire sibyo. Hari umuntu wambwiye ati nurota watunze imodoka nta nayo ntibizagukange rwose, uzabyuka ugenda ugerekeshe, ugenda wazetse se ubundi imodoka nangahe hanyuma witahire utahana ko ngako uti nibura nzi ibiciro byazo. Ngewe buriya nk'amafaranga subu cyakoze nyine wenda mbonye ndamakeya nkatangira kuko byose bituruka hasi. Ntabwo umwana avuka ngahita agenda, ugenda uzamuka gake gake bitewe n'ubushake ufite muri wowe nyine bwo gukora. Mutuye bahita ngo iki? Ahangaha bahita mu Kaninja. None se kakazubamo urumva ufite icyizere ko uzabona umugabo cyangwa uzabona iyo business? Birashoboka nyine kuko ntawe uvumira itararenga, kuko nahangeze ndashima Imana nyine gake gakeya bizaza, igihe Imana izaca inzira nyine bikaza. Mfite nk'ikibazo cy'amatsiko, nk'umugabo wumva wifuza ni umugabo umeze ute?
se ntago wavuga uwo wifuza ntago ari ubona. Yego ariko nyine ntacyo kwifuza ni kwa kurota nyine irotere nta kibazo. Wabona. Umugabo mwiza ufite umutima mwiza ukunda abantu nkundira n'umuryango. Yego. Uvukana n'abana bangahe? Tuvuka turi 3. Yego. Umugabo mwiza ukunda umuryango ukundira n'umuryango nyine nawe akagukunda. Abaye se nta kofi? Oya, ikofi se ngenda yifite. Ikofi se ngenda yifite. Yego kuvuga ngo ufite iki ngo merewe, niba ushaka umugabo ufite ikofi nawe banzuza ufite nawe ahubwo ufite iyi. Ugomba kwisanisha n'uwo mungana. Sawa sha ubwo nzakurangira Isa. Umuhungu wanjye hari inyuma ya kamera nawe nta kofi afite. Yego. Nishimiye cyane no kuganira nawe, ndumva ubuzima bwawe nyine ntabwo bwari bworoshye, no kwihangana. Ibyo bintu wanyuzemo ntabwo byoroshye kandi uri namwe mu bantu bake cyane bihanganira bafata umwanya bakemera gutanga ubuhamya ku buhamya bwabo. Ni ikintu cyo gushimirwa, turagushimiye cyane. Hanyuma kandi hari n'abantu badukurikiye baba bafite uko babyumva, baba bavuga bati uriya muntu akaba yakuvuga ati uriya muntu gutya na gutya n'iki byose akaba yakwifuza kukuvugisha. Haba nimero zawe za telefone? 082 19 7 2 0 078 2 19 7 2 0. Nabyumvise ubwo ngubwiraza kumva umuhanga. Hanyuma kandi mwifurije amahirwe masa mu buzima. Ejo bundi ni heza kurushaho. Ujya usenga? Sengera he? Sengera mu barokore. Usenga nyine Imana izaca inzira naho zitari.